kw'Imana ibeshige kahereye niza ndagukubita unzambanire mu nzu kumvikana ibiki buriya Imana bigambire byo kugukubita ushaka ko nguma utaguma none urava mu rugo tufitanye abana babiri ugende hene barayibye mwe muri gukina amakamba ahubwo wowe genda uzane iyo hene nigera hano cyangwa ukazira amafaranga nanjye sindavandaguma nawe ubundi nutayizana ndagenda rero uragwagwa wamweye nisiko umaze kurumwa ndi umwereye iki kigore si kikumbise yikorere ntago nanje nagishobora nawe urayikorera ikigoki bibaze tubura abakiriya tubure nyine bibaze niba ukubwira uriya muntu wagwaye 12,000 ugafata 12 kuhena inganuka wakigoki mbese uzi ngo uzabona ngahe kanze tuyisubizeyo mama urabura rero ibyaragukoreye yiterure nawe yiterure bibaze inaye muri kaburimbo y'abana yiterura nyine fata nkwikoreze umva gende kukubwira ngo iyi hene yikorere yambutse kaburimbo kandi niko kubwira yikorere ni wowe gira imbaraga ndacunganwa n'ikibuno cyayo ndacunganwa n'ikitanya muri nkorera turebe kagiye ikorere haguruka vuba nana ishobora kugenda ndayikora Nguraho tubabu uri kungandagira uri kungandagira wagira umuntu muzima uragira tubura amafaranga tubura n'ihene kwahagira bayigonze wambwira ngo twagiye nanjye ndacunganwa nuko itaranya muri kaburimbo genda ihene yananiwe shira ihene nimba amafaranga ngo ndidore uku nihira ariko pa ubona gutarinjije gute si wakigoki waba amafaranga wange urabagwaye 9,000 uba wagafashe na wa mugabo wigikora wagwaye 12 mviye ingongo zi 12 kwene inganuki ntago nzongera kwahira fatwa nje ndiruhiye urarushe ngakire uruhuke iminota 2 ntago nzongera kucikoreza nawe uyikurure uyigezeyo ari nta nubwo nzongera no kwahira nigucumbwiye fata tugende ndavuze ngo yifate tugende ariko ndakubwiye ngo nanjye ndakaye nimwe nzongera kukugurira uzarorere dore abukuraza Ariko abimbwa ndi mufano kuri kw'Imana yene simwajyanye mu soko murayigaruye mwa kuba turimbwa turamaze nesi reka mubwire abantu bikigiye babaye imbwa mwa gute iyi hene baguhereza 12,000 ngo urayitanga ndayahirira isugira isagambe kuyigaruka yigarura ukugira uyigarure se wagafata mwa wese wayafata ukajya kumuramo gundo aba yagafashe masubone ukayigarura hano mwa
komereza ni wanyu kareka kuyishira kandi turi mu nzira turi gutaha ubundi mamwaciye inzira za panye urumva kugira batabaseka none ndabonye ndabasetsa uramaze narinze ngo ndirira none simbaranga ndi mukiriya wahesi yo duhangara kandi hano ari umukiriya utambuza ashaka gahene nuwahesi sha abashaka gahene abashushe rya cyane umutunyuza ari kuri moto wasanga akubwiye ngo kisi duye mu nzira arambwira ati wego shaka ndagahene wandusha mwikaritse uraho urukarasi wajya ndagaruka cyane uwo mukiriya ari kuvuga ni wa wundi mwisoko waduhaye 9,000 wa wundi watunyuzeho ubone si twamwanze tutari kumureba amaje kutunyura hari kwimo igendere yaduhaye 9,000 mu isoko turayanga nundi mukira bari kuri moto aravuga ati ko njonje koko ntago wandangiraga ne ko najya kujya mwa amasasita uzi mu rugo ramurangira none kambere yanjye yananiwe najya kuyoza nyisiga utuvuta ijyame reka nzira musobe amagara urumva kumbe karibu wowe urandeba sifite nimero yanjye surampamagara yengeye kuyimusora nta ndata ngo umutushaka ariko bimbwa ndi mupfamwa ewe mbura amafaranga umusozi afite ihene ari kujyana musoro akagarura sha ntago byashoboka nanjye iyo hene iyo yirana uyu munsi imana imbane ndayihiga paka nyibonye n'inshaka mvumure niyo nzu yawe ariko paka nyibonye urazana ihene ukawigarure ewe ntago byashoboka nanjye bakanyigeje mu isoko njye ayo baramba yose ndayajya ntago ngiye nabyemera ibibeshye isoko ikigori urambura ko sinzi ko mbifata ibigori ugafata umuntu nayararagira indaro nuko utayifashe ntundebere ibyagukunda ubije twanze kujya kwahira ntundebere n'ubwatsi twabubura uje kwahira wenyine ntabwo aya mafaranga uraganga si iyo ugafata ntawaruranywa n'agacupa saza kigihera we njyenyine ngufite ntabwo ibintu bishoboka shabaho ndebere nukuri nanyo ko ndanuriyo harakinze se harakinze nzi kubibona tugende ahubwo nabona ko twazanye kwayigaruye ari isaza ahubwo ntabwo turamukira ntakeneye udufaranga two kugura imbarama hajyana amashuji ndetse nabimenye genda uzane buraro cy'amakoma tugiye gushaka ubwatsi hagibwo mama ntayongeye gusiga urufunguzo hanora ntago yebawe arazirikaga ku gitenge dore ngo huru ariko genda gutumira warubutse bereza hano sikuba huru kunye guhutisha wowe waza urabikora twagiye ikinete Ye kwahira mu gakombe twajya kwa mwamuze muri zandokize twaje mu gisagara sinde oya tuniho turajya tugende shana yanjye uyu munsi nzi ko ndanywa sinzi nayo imaze iminsi iri gutura sinzi icyo ndayikorera agenzi senza giri hene anayihangize nigire na neza adana yijyane mu soko uko yigarure mu dukundi myambarire yawe uko vuga no kugenda birabikoma tuzahora tugukunda na cyaro tandukanya nawe niyo tansaba ubuzima bwanjye nicyo ntunze nabishyiraho senza yijyane mu soko yigarure utazi ko ari abantu bafite inzara mwe wowe kanyijyane aze ari gutabaza ngo bamujyaniye ihene arebe uwayijyanye amugura na niyo siyo ayiziritse gusa karambonara karambuye tuvomaga kure pe ndabirambye wakakagabo kajyanyera mu soko
nikataza kazanye ari amafaranga none ndakajisha buriya bupandaro bw'ubuce ndabugama agura none ndakaza musiga itanga karabireba reka ngendagere mu rugo gusa nitugenda yiri kumvira shimana niba n'umufuniko gutafashe ego nijere kandi rikumvira sigura muhirimbira ibandi gwayanywereye ariko arambonanye none ko ndahuragura akagabura ha Kondi kubona ubwatsi se hano ari ndayo uraka kagabo kagiye nuko tugwagera uracitse yisikiwe si ubugabo twashatse nuko mamba nduhaye yirahene ariko bajyanye ngo musokora kandi ujugunyara mbone kuza gushyenoje kandi hari mu nzu naho ubundi kwana manza karaza nikaba katayanywereye ako nimba kayanywereye ndakanigagura uyu munsi bikarambona reka ntegereze n'amafaranga bagiye kuzana mu isoko bajyanye karagahene ko kandi ukumva si karagahene kari kwamaga ngo ni kakandi kantegereze kari akagabo izuba rimaze kuba gishika mbenyizaga n'amaguru k'iyi ndebe ngategereze kazanira amafaranga nikaza kayanywereye ibyo ndagakorera ndagashyira mu saha kirakira n'ukarasimbura yiraye karadireba amatsinga gabande nyakataguye seka banza ndino mukira hano hari ihene cyangwa uzajya ubwatsi n'ucamo ngurahera no gukubituka zana amafaranga wajyanye we naswo muze hebere dore ngunguzi dore murazana amafaranga cyangwa muzana ihene gereka yarase nayigaruye kandi wayigaruye siri nyine wayigaruye iri kandi tuyisiza ngaho tuyisiza mu kiraro nese ngabapfuye kwahiriri ni weho urarishaga urari ipataga yuriya mu gitondo ni kucyagukira mu ndajyana nabwiriwe niwe kubanga aba baturage mu gihande ndago marangika hano mwembe ngaho indebere no kuko abagabo bazira ndebere zinakubwe ufata cyacabiru kiyangira none hene yayishize musobanura kandi tuyisize muno tugiye kuyahirira kanze nje mama musobanura iki kiraro mahamwe bayo uranzirika wakubaka mwareka kugwana wabaye ingunguzi kuva ryari ndakwaza uranyasa uragwinjiramo uzanye yiriya hene cyangwa amafaranga irahene yagiye ndi kugusobanura ukanga kubyumva ihene urambwira handigiye none simwajyanye mu soko iki simwajyanye mu soko none kuba twajyanye ikarata none byo nabi none mwigaze mumbwa ko yarase wigaze umamaga ngo mbwiye ko ihene yarase kugira dukuramo amagambo aya makuru twashyira mu gihema atajya kuvuga no chamba kombe ese uyisize iri hano iri mu nzu wena two murayiza nitwo nebaga hogo naga ndumukurukiye genda ubika vuba uyisize mu nzu bigenze gute mva njere nzakanze nkubwire ukuntu ihene byagenze ihene twayijanye ku isoko dusanga isoko ry'amahene ryarase ihene bakaza baraduha ibihumbi 9 harundi bavuze ati bareka bibe 12 nese muze byo 12 kandi namubwenga gafata kiyangira yanze nuko turayigarura ihene tuyigaruye tuyizirika ngaha tuja kwa none hano harimo ihene muri harimo ihene ushatse kumbwira ko ihene atari wewe uyifashe ndewe nagiye kuvoma inza ndahene irimo hariya nicara kwa kagatebe mbategereje ngo muyazane none ngo turye ibijumba tukakugura akanyama none mukuzana amabinga n'amajimbiri nizina ry'Imana ongera ungore niko mbeta Imana ongera ungore gabanya mahane aya mawe sukajyana ndakondesha amabanga n'ukuri yewe
ngere mu nzu yanjye njye unanyiye mana yanjye nukuri ndakwasi ufite inzu mari byo kurwana ntabwo ari byo bigezweho mwategetse mukeneye iki kibazo cy'iyihene ihene barayiba urakuba ndanayigurishije ngo nyanywere nicyo kibazo mfite ihene barayibye barayibye yanywereye ko mbonaga uri akagabo bundi umugabo ubuzima amagupandara bumeze nk'ubwo bwo wambaye si uri umugabo uri ingegera pe uriyo nashakanye n'ingegera wa musore uzayakundereta ndamwemera usigara n'iki cyana cyawe uyifata 12 uvuze ngo uremere mana wallahi musubreme blakat uvuze ngo nakubwiye ngo niba utabyumvishe cyangwa niba udafite amatwi ubu herero ndukira umugabo wanjye uri imbwa uri ingegera wa musore waharahiye byumve neza ndikubwira sinzongera kwambara izirumbiya ziri kubona utazambara utazambara tumurugo rusenyu yazaga kuneta ngamwe ngo mfite umugabo ngo namagabo mazima nakagegera anjaga n'inyuma nasi ndaguciye umugango nzanyura imbere mama yanjye none ngangwerurire ngiye kugenda ngiye kumusanga ngiye kwibanira nawe sinakunda kubona n'akagabo kameze nga keke impamvu musangaga hano mukanjurika gupanga ibijyanye n'amakoperative ari byo murimo none sinagutatu muri koperative urangwara iki urafashe ifate cyane ahubwo ahubwo mwabikoze inshuro zingahe winyangiza ndekura ubwo nane genda njye wirukangiye mu nzu aha papa nubwo uri kumwita akabwa nijoro numva uri kuniha baba we ibeshige kahereye ndagukubita unzambanire mu nzu kumvikana ibiki buriya bigambire byo kugukubita ushaka ko nguma utaguma none urava mu rugo tufitanye abana babiri ugende ihene barayibye mwe muri gukina amakamba ahubwo wowe genda uzane iyo hene nigera hano cyangwa ukazira amafaranga nanjye sindavandaguma nawe ubundi nutayizana ndagenda rero urwagwa wamweye nisiko umaze kurunywa ndumwereye iki kigore si kikumbise atabura biriwe bari kumugurira nta nubwo wateva tugenda tuye kuyishaka mugenda mujya kwishaka n'imizana ziriya mboga zaraye mu ngono nzangu bimaze kuzishyushya sindazishyushye nitaragira mbiye ngo ngofera kugira ngo njinga amazi ndagushaka ihene wenyine ndavuze ngo faye nakubwiye ngo ufate amafaranga urangana n'utumye bayiba ye gushaka iriya hene nihira bana yanjye koko kimbwa ko gashobotsera aho umugore ndamukizwa niki mvuye kwa Sehungu no kwa Baziraki kwa Karimuntu hose ndayo si ihene yagiye yajyanywe n'ibiki koko ibi ntabwo bishoboka baba we we kata uko wicaye ndebere nawe mve ndi gutekeza ko ari urayizana uzi aho nawe wose kutayizanye vuye kwa toje n'inkono nawo ntayo bambonye niho gusa si ugiye ugiye ku rugo rumwe gusa sima donyori naho nagezeyo ndi gutambika naciye no kwa ntuzi ibindi ntabwo bishoboka ni nahebye narebye hose ku ngibiri gusa unyuze mu ngibiri gusa nyuze ngahandi 10 kugaruka no kwa nyina amadirisha nahageze yego ariko nasanze ntabariye noneho nyine mbese haba kwa Tasiyana cyo ndabwanyuzeyo kwa Tasiyana zinaguze ko akoraga mu ntuza mwicira hamwe iki gihe yabariye none ingira inama nyoko yarakaye pe abandi bagabo baramurabuye ihene ye tubuze ihene twabura n'umugore na mugore wanjye kera baravuga ngo ijya mukuru ngo nimbara igera gute none ubu igihe umwana nijyo rigezweho nakubwiye ngo ufate amafaranga uranga none ubuze byose umva reka ngubwize ukuri tugende nanjye abakobwa barahari n'iyivumbu wihangane tumureka atahe urebe ko nanjye ari iminsi ngaho irashira ndazanye undi mugore sinjyara nyivumbura njye mwikubakubeho ngo garuka oya ndamureka genda
ntabwo yagusiga kuri iriya gahunda mbona uri kugerageza. wambwa wese ubimenyeraga he ko mugeragezaga kandi nawe uzaba ingunguzi uzasanga acyumvirizaga se. aya mbaga njyamye nkumva ari kujana ni tugende nanjye ngubwije ukuri ningera agakuba amaguru ndamureka agende taramagara umuntu ari muso. oya nta haraje humura ibyo biramureba. ubundi da humura ese sha wabimenye turayibuze. ihene ndayibuze. tunyuze mu ngo zose zitandukanye ihene turayibuze. none twe turararayo Inde mutashiye urugo rwanjye kwande sikari urwanjye ni wese urwanjye. ugira urugo kanze ndaje sana izo mboga vuba mundiri. tegeza nzikuzane simba gushaka nanjye ndagiye ntagiye naba ndi kiro hasi Kigali we uragiye ariyirukanye abagira iyo bajya baragenda ubwo uragenda uvuga ngo nagukubise. none simba afite umuntu mugabo ugenda ajyanye no gusoma akakora n'amafaranga azanye uzabikumbura umva bituti ntabwo twanyira gusa kandi ndagiye sinzanagaruka. ohoha nanjye nutabona iminsi itatu ishize ndazanye umugore. mwana yanjye koko unarabyemeye ko ibyo waremye byatandukana ibi ntabwo bishoboka. tandukanye ihene ndayibuze n'umuntu ndamubuze. oya humura wowe nkurikije agatenda wamukoreraga aragaruka se ubishingiye ku mwana ni ingunguzi urabura gukubita imbeba zikajya muri mudu wabona ngo inzu ikanyeganyega sekere bote umwana w'imbwa. ese n'ubundi ko ndi kukwita umwana w'imbwa ubu nguke njye ndike akwa mwana ubona gutari ingunguzi. aha inkunguzi ni weho ubuze umugore n'ihene nguke umbwire urapfumura matera nyine. Steria ndi naherutse ejo ndaguha kuvuga yapfuye ndamureka genda ntabwo yagusiga kuri iriya gahunda mbona uri kugerageza. wambwa wese ubimenyeraga umwana w'imbwa ubu nguke njye ndike se ko ufite umwanya iyi mbwa nayo iguseka igahezayo nukuri kandi wogiseka igaseka imbwa iri guseka ikiragirwa kiri gukina igaseka byanyanze oye byanya